Ese ubukristu ni idini ry'umuzungu? Hari igihe uganira n'abantu ukumva barakubwiye ngo idini ry'abazungu cyangwa ngo Yesu w'umuzungu. Ese abantu babikura hehe? Nibyo se cyangwa hari abandi babyumvishe nabi? Ese ubundi ubukristu bwavuye hehe? Bushingiye kuki? Amateka se abivugaho iki? Muri iki kiganiro tugiye gucukumbura mu bibazo mujije kuvuga haruguru, turebe ahantu ubukristu bwavuye, aho bushingiye n'icyo bwigisha ndetse n'impamvu babwitirira abazungu. Iki kibazo kiri mu bantu badakunda abazungu, byumvikane ko bagizweho ingaruka n'ubukoloni cyangwa banga politike imwe yamatse ibihugu. Abanyaburayi baza gukoloniza Afurika bazanye n'abamisiyoneri bigishaga ijambo ry'Imana kuko baboneyeho kuza kwigisha nyine no kwamamaza inkuru nziza. Bamwe mu bakolonizwaga ntabwo babibonye kimwe. Harimo abantu banze ubukoloni ndetse baranaburwanya, bityo havuka amashyirahamwe menshi aharanira uburenganzira bwa muntu, ndetse abanyafurika bamwe batangira inzira yo kubohoza ibihugu byabo ndetse n'umugabane wabo muri rusange. Harimo ababonaga nk'aho idini ryaba riri gukoreshwa nk'igikoresho cyo gutuma abantu bemera ibyabakorerwaga, cyane cyane ko abamisiyoneri babaga baturuka mu bihugu bimwe n'ababakolonizaga, basa ndetse bavuga n'ururimi rumwe. Aba ni abanyafurika bagize ijambo mu kubohora ibihugu byabo ndetse n'Afurika muri rusange. Reka turebe uko babibonaga. Uwari perezida wa Kenya Jomo Kenyatta azwi cyane ku mvugo yavuze ngo igihe abamisiyoneri bazaga bari bafite Bibiliya, twe dufite ubutaka. Batwigishije gusenga dufunze amaso, dufunguye amaso dusanga dufite Bibiliya, bo bafite ubutaka. Kwame Nkrumah, umwe mu baharaniraga kubohoza igihugu cya Ghana, we ati ntitwerekeze kuba mu burengerazuba bw'isi cyangwa mu burasirazuba, twerekeze imbere. Uyu we uko bigaragara ashaka kuvuga ko atizera abazungu baba mu burengerazuba, haba n'abasoviyete bo mu Burusiya, kuko umuntu wese washakaga kwibohoza yerekezaga mu Burusiya, nibwo bwarwanyaga uburengerazuba. Uburusiya bwahoze bwitwa Ubusoviyete. Ubusoviyete bwari buhanganye n'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane cyane Amerika, barwana intambara y'ubutita, intambara barwaniye inyuma y'ibindi bihugu nyine bakoresheje ibindi bihugu. Mwarimu Julius Nyerere warwaniraga ubwigenge bw'Abatanzania yabonaga nk'aho ubukristu ari nta kibazo bufite, ahubwo bukoreshwa nabi n'abakoloni. Ati ubukristu si ubw'Abanyaburayi ahubwo ni ubw'isi yose. Uyu asa nk'aho yari yaramenye amateka nyine y'ubukristu. Steve Biko waharaniraga uburenganzira bwa muntu muri Afurika y'Epfo. Steve Biko yavuze ko ubukristu bwigishijwe mu gihe cy'ubukoloni n'ivangura, ibyo bitaga apartheid, bwahinduwe bugakoreshwa mu gukandamiza abirabura, bubigisha kwemera imibabaro no kumvira aho kurwanya akarengane. Ariko ntiyigeze yanga Yesu Kristo ubwe, ahubwo yanenze uburyo bwari bwaragoretswe, asaba ko ubukristo busobanurwa bushyashya mu buryo bushyira imbere ukwibohoza, agaciro n'ubutabera ku bakandamijwe. Aho urumva ko arabona ko kwigisha umuntu guca bugufi akemera imibabaro nk'uko inyigisho za Yesu ziri, bwari uburyo bwo kugira ngo uwakandamizwaga yemere akandamizwe, ariko we yabonaga ukuri ko ubukristo atari cyo bugamije. John Mbiti, umupasiteri w'umwangirikani wo muri Kenya akaba n'umufilozofe, we yabonaga ko mu mateka ubukristo bwaraje muri Afurika mu kinyejana cya mbere. Ati ubukristo muri Afurika bwatangiye guhera mu myaka 2000 ishize. Bamwe muri ibi bihangange bya Afurika babonaga ubukristo nk'intwaro ya politike yo gucisha bugufi abakolonizwaga cyangwa se nk'umuco w'Abanyaburayi. Abandi bo bakabubonera mu mateka ko atari ubunyaburayi kandi ko bumaze igihe bwarageze muri Afurika kera. Nibyo koko abakolonije bamwe na bamwe muri Afurika nk'abamisiyoneri nabo bazanaga nabo kwigisha mu bihugu byakolonizwaga. Abakoloni batangiye kwigabanya Afurika ahinga mu kinyejana cya 19 mu myaka za 1880. Nko mu 1884 kugeza 1885 i Berlin mu Budage habaye inama Abanyaburayi bigabanya ibihugu bya Afurika, ari nabwo batangiraga kubikoloniza mu buryo bwemewe.
Mu gihe abamisiyoneri bo bigishaga kwizera no kwiha Imana, abakoloni bo bafataga ubutegetsi bigarurira ubwami bwari buriho muri icyo gihe muri Afurika ndetse no gukoloniza abaturage babwo. Ariko ntihaburagamo nyine n'abamisiyoneri bashobora gukoreshwa nk'igikoresho cya politiki. Murabizi ukuntu politiki ikora. Abanyafurika bamwe rero barahagurutse batangira kurwanya ubukoloni, kubera ko abakoloni nyine n'abamisiyoneri basaga bavuga ururimi rumwe kandi bigisha ubukristo kwemera imibabaro y'uko Yesu Kristo yababaye. Ababarwanyaga bose babafataga kimwe, bakumva ari nk'uburyo abakoloni bakoresha kugira ngo bigishe abakolonizwaga kumvira no kwemera ubukoloni. Ntabwo byagarukiye mu banyapolitike gusa cyangwa muri Afurika gusa. Nko muri Amerika, uwarwaniraga uburenganzira bw'abirabura Malcolm X yavuze ngo umuzungu yogeje abirabura ubwonko abigisha gusenga Yesu w'umuzungu. Mu gihe cy'ubucakara muri Amerika, abirabura nabo barwanyije ubukristo kuko hari ababukoreshaga nk'intwaro ya politike, bimwe bita white supremacies. Bazanye inyigisho zishyigikira ibyo bakoraga ndetse bakanabyigisha bagoreka ijambo ry'Imana kugira ngo abacakara babo bemere gukora nta mananiza. Imwe mu mirongo bakundaga gukoresha mu Bibiliya ni nko mu ntangiriro ibice 9 umurongo 24-27. Akenshi bawukoreshaga bashaka kwerekana umuvumo wa Hamu uvugwa muri Bibiliya ko ari ubucakara buhoraho. Bikaba inkingi y'inyigisho zashyigikiraga ubucakara. Aha ni ahantu umuhungu wa Nowa Hamu yamubonye yambaye ubusa akajya kubibwira bene se. Ise abimenye aramuvuma ati uzaba umugaragu wa bene so. Aba bazungu rero bari bashyigikiye ubukoloni, bashakaga gukoresha ubukoloni, babihuzaga n'uyu murongo ndetse bagahuza yuko abirabura ngo bakomoka kuri Hamu ngo ari umuvumo ukibakurikiye. Nko mu gitabo cy'Abaefeso ibice 6:5-7 n'Abakolosayi ibice 3:22 bigisha ko imbata nyine inkorera gahato cyangwa se abantu bakorera umuntu. Ngo namwe mbata mujye mwumvira abashoboja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububahe muhinda imishyitsi kandi mutarirajya mu mitima yanyu. Uyu Malcolm X kandi yanengaga cyane ubukristo kubera yabonaga ibyakorwaga nk'uko abazungu bakoreshaga amafoto yabo berekana Yesu Kristo wariwe, nk'izi foto nyine zimanikwa mu nsengero. Ariko murabizi neza ko atari foto ze, kuko ni foto z'abantu bakina amafilime bakinnye role ya Yesu. Niyo mpamvu ari n'ifoto nyinshi zitandukanye. Noneho akabinenga nanone arebye ko insengero ziyoborwa n'abazungu kandi ko n'ubukristo bunenga imico y'abirabura. Kuri we rero nk'umuntu warwanyaga ubukoloni, ubukristo yumvaga ko ari nk'igikoresho nyine kiri gukoreshwa kugira ngo bakontorore abirabura badatekereza. Ariko se ubukristo koko bwaba ari idini ry'abazungu? Reka dusubire mu mateka y'ubukristo turebe. Kumva ubukristo neza twasubira mu ntangiriro aho bwavuye. Ubukristo ntabwo bukomoka mu Burayi, nta nubwo bukomoka muri Afurika, ahubwo bukomoka muri Aziya, mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu cya Isiraheli. Yesu yavukiye mu Bayahudi, intumwa ze zose zari Abayahudi. Ubukristo bwa mbere bwabanje kwigishwa nyine aho ngaho mu Bayahudi, noneho bugenda bukwira mu mugabane wa Aziya, Afurika ndetse n'Uburayi. Kandi Abayahudi bakomoka kuri Aburahamu, nawe ukomoka muri Uru y'Abakaldaye muri Mesopotamiya, y'ubu ngubu yitwa Iraq. Abantu bahatuye hariya si abazungu si n'abirabura, mbese barimo hagati aho ngaho. Ethiopia iri mu bihugu bya mbere ku isi byahindutse igihugu kiyobowe n'ubwami bugendera ku bukristo nyuma ya Armenia na Roma mu mwaka wa 330 nyuma ya Yesu, ubwo umwami waho Ezana yabatizwa akemera ubukristo ndetse akemeza ko ari idini ry'ubwami bwa Ethiopia. Ibi rero biri kutwereka ko idini atari ry'abazungu, ahubwo ubukristo bwageze muri Afurika mbere cyane rwose, mbere yuko bugera n'u Burayi. Muri Bibiliya kandi havugamo umugabo wari ukomeye mu bwami bwa Ethiopia wigishijwe na Filipo. Filipo yari intumwa ya Yesu. Byanditse mu byakozwe n'intumwa ibice 8:26 kugeza ku 40. Ubukristo bwashinze imizi muri Afurika. Amateka twereka ko mbere abakoloni b'Abanyaburayi bataraza muri Afurika, ubukristo bwari bwarageze muri Afurika bwarashoyemo imizi.
Mu gihugu cya Misiri hari harimo umusenyeri ukomeye cyane mu mujyi witwa Alexandria, ahangaha ni mu Misiri. Mu myaka y'ijana nyuma ya Yesu hariho abasenyeri b'abakristo 5 gusa. Hari umwe w'i Roma, undi wo muri Alexandria, uw'i Yerusalemu, Antiokia na Constantinople. Icyo gihe ubukristo bwari butaravamo abakristo b'i Roma, butaravamo n'abakristo b'aborthodox, bari bakiri hamwe bose. Muri iyo myaka kandi ubukristo bwari bwarakwiriye mu majyaruguru ya Afurika, muri Libya, Tunisia, Maroc na Misiri. Bari bafite abasenyeri banakomeye cyane muri filozofi, nk'uyu witwaga Tertullian w'umunyatunisia wabayeho mu myaka 155 kugeza kuri 240 nyuma ya Yesu, y'ivuka rya Yesu. Undi yitwa Augustino of Hippo w'umunya-Algeria. Uyu yanditse amateka cyane mu bukristo. Yagize uruhare mu kwemeza abantu inyigisho za free will, ko Imana yaremanye abantu ubwigenge bwo guhitamo. Uyu ni umunya-Algeria, si umuzungu. Aba bari abanditsi kandi bafite ijambo cyane mu gikristo cyo hambere mu myaka ya za 150 kugeza kuri za 200 gutyo. Ibi biratwereka ko rero ubukristo ntabwo bwashinzwe n'abanyaburayi. Bishatse kuvuga ngo ntibwaturutse mu Burayi, ntibwaturutse muri Afurika, ahubwo bwashingiwe i Yerusalemu. Ntibushingiye ku ivanguraruhu kandi bubarizwa mu mico yose itandukanye yo ku isi. Uko bwaje kwitirirwa abazungu. Kenshi bwitirirwa abanyaburayi b'abazungu kubera ko aribo bameze nk'ababugaruye muri Afurika, ariko bwahozeho muri Afurika mbere y'abazungu, nyuma buza gucika. Bwaje gucika bute? Mu myaka ya 647 na 709 nyuma ya Yesu, abakristo bo muri Afurika baje guhura n'ikibazo. Muri 635 Umar ibn al-Khattab yari kalifi wa kabiri wari uyoboye ubwami bwajyanaga ku mahame ya Isilamu. Yateye ibitero bikomeye cyane mu Misiri no muri Afurika y'Amajyaruguru. Abasirikare be bigarurira Misiri, Alexandria ndetse n'ibihugu bya Libya, Tunisia na za Algeria, hose arahigarurira. Ibihugu biyobowe n'Abasilamu kandi nanone byateye uburasirazuba bwo hagati, bigarurira ibihugu byose ndetse n'Uburayi bw'uburasirazuba mu bihugu bya za Turukiya. Nuko ubukristo bumera nk'aho bucitse mu burasirazuba bwo hagati no mu bihugu bya Afurika, keretse muri Ethiopia niho bwasigaye. Ubukristo bwakomeje kugira imbaraga mu Burayi kuko ho ntago babashije kuhigarurira, noneho bumera nk'umuco w'abanyaburayi. Mu myaka y'1800 batangiye gukoloniza ibihugu bya Afurika n'ibya Aziya, nibwo babagaruye muri Afurika. Murumva rero imyaka yose yaciyemo, kandi kubera ko bwari bwarabaye nk'umuco w'abanyaburayi, bagarutse n'ubundi babuzanye bumeze nk'umuco wabo. Abantu benshi muri Afurika bazi aho idini ry'ubukristo ryaturutse mu gihugu cya Isiraheli mu burasirazuba bwo hagati. Kiriya gihugu ntabwo ari igihugu cy'abazungu, nta nubwo ari n'igihugu cy'abirabura, nta nubwo ari n'icy'abarabu. Ni ubwoko burimo hagati aho ngaho. Icyo ubukristo ari cyo n'inyigisho za gikristo. Ubukristo bukomoka ku ntumwa za Yesu ndetse n'abakurikiye inyigisho ze bose. Abakristo bemera Kristo nk'umwana w'Imana, umukiza cyangwa se Imana yihinduye umuntu. Yesu yigishije urukundo, imbabazi no kubabarira n'ubwami bw'Imana. Azwi cyane cyane mu nyigisho aho yigisha ngo mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya. Yaje yigisha abantu kureka gukunda ubutegetsi, ubukungu n'iby'isi, ahubwo abakangurira kugarukira gukunda ubwami bw'Imana no gukunda abantu nk'uko twikunda. Ubukristo muri rusange bushingiye kuri izo nyigisho, ni nazo bugenderaho kuko bwigisha abantu kumera nka Kristo. Ubukristo cyangwa se inyigisho za gikristo zivuguruza ubukoloni ubwabwo, zivuguruza kandi politiki yari yo yose ishingiye ku kurenganya abantu, ariko ntihaburamo abantu bashaka kubukoresha ku nyungu zabo za politiki. Gusoma no gusobanukirwa amateka bituma mu by'ukuri umuntu amenya ukuri nyakuri mu bukristo.
Gusoma Bibiliya bituma umenye inzira ya nyayo umukristo akwiriye kunyuramo itarimo ubuhemu n'uburyarya, ariko ntabwo hashobora kubura ababukoresha ku nyungu zabo.